cyose mbonye uwo ndiwe nize kubizana ku musaraba. Nzi ko muzi ukuntu abashoferi bagenda batukana kandi bazamuye n'ibirahuri n'utuka atakumva. Nasi yo kamera ugira ngo ibiri iturimo reaction ugira iyo wahuye n'ikigeragezo ni wewe ukuri ibisigaye uratubesha. N'izindi mbuto ntizishoboka tutemeye gupfana nawe no kuzukana nawe. Dukwiye gupfa ku mirimo ya kamere kugira ngo imbuto z'umwuka zibone uko ziza. Aho dukunda kuhashinga gati nitwava twavuga ngo erega ngo n'Imana irabizi ko turaba ntimugakabye gukiranuka nzukana nawe. Singi ukiriho ni Kristo aba muri njye. Ubundi uko dutinda mu gakiza niko twakagombye kuba turushaho kuba abantu beza, abantu bakundana, abantu batuje, abantu babagwa neza, abantu b'abanyamahoro. Ariko niba twarakwevye ya nzira yo kwezwa no gusa na Kristo, tuzasaza twanduranya, tuvuga nabi, kubana n'abandi bitugora n'ibindi bisa bityo, kubera ko kamere ntabwo ikugwaho n'amaturo menshi watuye. Kamere ntitsindwa n'izina witwa mu rusengero. Kamere ntikugwaho n'umugisha mwinshi umaze kugira, ikugwaho no kwemera gupfana na Yesu no kuzukana nawe. Muzi ko mu rugo abandi bose ari babi, ari wowe mwiza wenyine. Abandi bose nta kigenda, ntibagira ibitekerezo byiza, ntibakora ibintu neza, ni wowe mwiza gusa. Kandi ukajya wumva uri mukuri, ntumenye ko ikigutera kumera gutyo ni ubwibone, ni urukundo ruke n'ibindi bimeze bityo. Kimwe mu bintu tugomba kwitondera tugahora ducunganye nabyo ni ururimi rwacu n'amagambo twatura. Ese amagambo twatura yuzuye urukundo? Ntiwafata umuntu mwacungujwe amaraso amwe ngo utinyuke gukora ikintu kizamubuza ubugingo buhoraho. Niba waravuye mu irimbukiro ry'ibyaha ukaba uzi kurimbuka ukuntu ari bibi, ntabwo watinyuka gutuma mwene data wundi abura ubugingo ubigizemo uruhare. Ariko uburyo dukoresha iby'isi bigaragaza urukundo ruke. Hari ibintu Imana yaguha bikakwica, noneho mu rukundo rw'Imana ikabikwiba cyane, hazazaho pome nyinshi. Abantu twarahakwevye kuko ntiyanezeza kamere. Niyo mpamvu kugira urukundo bigoye. Niba tutemeye gupfana nawe no kubamba iyi mirimo ya kamere ku musaraba, ntabwo dushobora kwera imbuto. Uko ubamba ingeso za kamere niko hashibuka imbuto z'umwuka. Basukaho utuzi, ndabizi ko byashibuka. Ubu ntabwo wavuga nabi, ariko umunsi habonetse impamvu yo kuvuga nabi, tuzamenya niba wavuga nabi cyangwa utavuga nabi. Ubu ushobora kunyemeza ko utasambana kubera ko uri umurokore cyane. Imana izabikurinde rata. Ariko umunsi basutseho utuzi nibwo uzamenya ko iyo kamere yapfuye muri wowe cyangwa ikirimo. Ubu washobora kutwemeza ko utakwiba, waguha ibintu utazatangira raporo, nta uzakubaza uko byakoze, nibwo twamenya aho ugeza kuba umwizego. Igihe cyose Imana yanyujije muri teste y'utuntu tworoheje, hari igihe nireba nkibaza uyu ni Desire cyangwa ni uwo bavukana. Nkibaza na ya myaka yose maze mu gakiza, akantu gato nyuzemwo kangejeje aha. Hanyuma icyo nize ni kimwe, igihe cyose mbonye uwo ndiwe nize kubizana ku musaraba. Ntabwo Yesu akoresha utuntu tunini. Ushobora kunyura mu muhanda hariya ugatsitara kwibuye ugahita urivuma, kandi ugahita ubwerekaho kuvuga ko Satani yaguteze ibuye. Ibyo twihutira kubivuga, ariko ashobora kuba atari na Satani, ari Imana yagira ngo ikwereke ko umunwa wawe ukivumana. Kuko niba utinyuka kuvuma ibuye bikorohera, no kuvuma umuntu bizakorohera. Abashoferi baraha nzi ko muzi ukuntu abashoferi bagenda batukana kandi bazamuye n'ibirahuri n'utuka atakumva. Nasi yo kamera ugira ngo ibiri iturimo nta niba yaragiye. Hari ibintu byinshi byihishe muri twe
gutaha ugasanga umukozi yashiririje, reaction ugira iyo wahuye n'ikigeragezo ni wewe w'ukuri, ibisigaye uratubesha. Kuri uriya mwifato, attitude ugira, kuriya kuntu wifata wageragejwe, umwifato ugira wahuye n'ikibazo, ni wowe w'ukuri, ni hagakiza kawe kagera, nayo ibindi barabikubeshe cyangwa warabyibeshe. Ariko icyo nagira ngo mbabwire, urukundo ntirushoboka, n'izindi mbuto ntizishoboka tutemeye gupfana nawe no kuzukana nawe, dukwiye kwemera kamere yacu tukayibamba ku musaraba, kuko Bibiliya tubwiye ngo akabuto kataguye mu butaka ngo gapfe gakomeza kuba kari uko kari konyene, ariko iyo kemeye kupfa kakabora kera izindi mbuto nyinshi. Buriya murabizi ko batera igishimbo cumye cyangwa se ikigori mu butaka, izuba iyo ryavuye habamo sharere imenagura cya gihu cy'inyuma, hanyuma kari imbere kakagondora. Hano tuza guserebretinga ibyo Yesu yakoze muri twe, ariko hari ahantu duhurira n'ubushuhe higiriye bukamenagura kamere bukayica, hanyuma imbuto y'Imana irimo ikazamuka, ukagaragaza Imana aho uri mu buzima bwa buri munsi. Bibiliya tubwiye ngo dukwiye gupfa ku mirimo ya kamere kugira ngo imbuto z'umwuka zibone uko ziza. Paulo ni umuhamya w'ibyo ndiho ndavuga, yatangiye avuga ngo nshaka gukora icyiza, ikibi kikantanga imbere, ikibi nanga kikaba ari cyo nkora, hanyuma atera indi ntambwe. Urabona aho dukunda kuhashinga agati ntituhave, twavuga ngo erega ngo n'Imana irabizi ko turi abantu, ntimugakabye gukiranuka. Abantu Paulo yaraharenze, aravuga ngo noneho napfanye nawe nzukana nawe, sinjye ukiriho ni Kristo aba muri njye. Arakomeza atera intambwe, aravuga ngo noneho aho bigeze ubu ndirata. Muzi ibintu yirasa, gukubitwa, inkoni z'Abaroma zagira koroshe zizana inyama, inshuro bamuteye mu bihe bagasiga yapfuye, akaga yatewe na bene se b'Abayahudi. Afite iyo Imana ishaka kukwereka uri we, ishobora no gukoresha mwene so musangira igaburo ryera. Iyo Imana ishaka gutestinga aho ugejeje gukizwa, ishobora no gukoresha uwo wizeye, umugabo wawe, umugore wawe, n'umwana wabyaye. Hanyuma kuriya kuntu wifata nibyo bigaragaza ubukristo bwawe nyine aho bugeze. Paulo arakomeza, yaje gusoza urugendo avuga ngo noneho meze nk'ibisukwa ku gicaniro. Ubundi uko dutinda mu gakiza niko twakagombye kuba turushaho kuba abantu beza, abantu bakundana, abantu batuje, abantu babagwa neza, abantu b'abanyamahoro. Ariko niba twarakwevye ya nzira yo kwezwa no gusa na Kristo, tuzasaza twanduranya, tuvuga nabi, kubana n'abandi bitugora n'ibindi bisa bityo, kubera ko kamere ntabwo ikugwaho n'amaturo menshi watuye. Kamere ntitsindwa n'izina witwa mu rusengero, kamere ntikugwaho n'umugisha mwinshi umaze kugira, ikugwaho no kwemera gupfana na Yesu no kuzukana nawe. Niba dushaka urukundo, mureke mu byo dusengera mu minsi 40 tubwire umwami ngo mwami, iyi kamere yanjye wenda hari n'ibyo utiziho, uzamenya ari uko habaye impamvu ibyerekana. Umwuka wera akora ibishoboka kugira ngo atwereke abo turi bo, ariko kuko tutazi rimwe na rimwe iyi nzira yo kwezwa tuyikwepa, ari ubwo duhita tubyitirira abandi. Reka ntanga urugero, wenda ntanga urugero ku bubatsi ingo. Muzi ko mu rugo abandi bose ari babi, ari wowe mwiza wenyine? Abandi bose nta kigenda, ntibagira ibitekerezo byiza, ntibakora ibintu neza, ni wowe mwiza gusa. Kandi ukajya wumva uri mukuri, ntumenye ko ikigutera kumera gutyo ni ubwibone, ni urukundo ruke n'ibindi bimeze bityo. Kuko baramutse ari n'abanyantege nke, mu rukundo wabazamura ukabafasha guhindura imyumvire no kuba beza kurutaho. Ariko guhora witotomba ukanabivuga bakabyumva,
ni urukundo ruke wibitseho. Ntekereza ko iyo umwuka wera kweretse ibyo ni byiza kubizana ku musaraba. Kimwe mu bintu tugomba kwitondera tugahora ducunganye nabyo ni ururimi rwacu n'amagambo twatura. Ese amagambo twatura yuzuye urukundo? Arimo urukundo ku buryo abumva ibyo tuvuga bakira urukundo? Icya kabiri ni imitekerereze. Abaroma 12 umurongo wa 2 haravuga ngo nimwishushanye n'iby'iki gihe, yamara muhinduke mugize imitekerereze ivuguruye itari yo kwa Adamu, imitekerereze irimo urukundo. Ikindi ni uburyo dukoresha ingingo zacu. Wambaza ngo kubera ko ururimi urutandukanyije n'izindi ngingo. Na Yakobo yaravuze ngo ni ikibi kingana n'isi. Uburyo dukoresha ingingo, ntekereza ko umuntu ukunda ntabwo wamusambanya. Ni nako Bibiliya ivuga. Ntiwafata umuntu mwacungujwe amaraso amwe ngo utinyuke gukora ikintu kizamubuza ubugingo buhoraho. Niba waravuye mu irimbukiro ry'ibyaha ukaba uzi kurimbuka ukuntu ari bibi, ntabwo watinyuka gutuma mwene data wundi abura ubugingo ubigizemo uruhare. Dukwiye gutekereza ni gute dukoresha ingingo zacu zose. Hanyuma ikindi ni uburyo dukoresha iby'isi Imana yaduhaye. Ndiho ndavuga ngo dukwiye kugaragaza urukundo. Imana yatanze iby'isi bihagije, gusaranganya nibyo byatunaniye. Iyo wohereje ibihumbi 10 mu cyaro kwa mukecuru cyangwa se kwa mwene wanyu, ubanza kubitongera. Ariko namwe mwigize mute? Mugira ngo i Kigali dufite aho ducukura amafaranga, muragira ngo tubigenze dute? Kandi iyo ugiye gukina biyari usigayo 25, umutima utagucira urubanza. Mu rugo umugabo ashobora kuba ari we yinjiza, cyangwa se umugore akaba ari we yinjiza menshi. Ngiye kuri ibyo nta kibazo mbifiteho. Ariko iyo bizamuye inaringe ugatangira kubabwira ngo muhimbe n'injye ubagize, ntariho ntabwo mwabaho, mwese murajya imitsi yanjye. Umutungo w'urugo ukawukoresha mu kwikunda wowe. Isaha nziza ni yawe, urukweto rwiza ni urwawe, imodoka nziza ni yawe, telefone nziza ni yawe. Umwana wabyaye mu nda kumuha 5 ukabanza kubivugiraho nawe. Imana yatanze ibihagije ku isi. Ubutunzi bw'isi bufitwe n'abantu batageze kuri 60 mu maboko. Baramutse basaranganije, abantu bo ku isi bose babaho neza. Ariko uburyo dukoresha iby'isi bigaragaza urukundo ruke. Ntabwo ari ibyo gusa, ahandi hagaragaza urukundo ruke ni mu mibanire yacu n'abandi. Iyo tuvuze imibanire yacu n'abandi, nigeze kubivugaho, iyo tubona abandi bantu ari babi, tukabona abandi bantu badakora ibintu neza, tukabona, reka ntange urugero rumwe ku miterere y'abantu. Abakorerike bana abantu biyumva, bazi ko bazi ubwenge bwinshi kandi bakora ibintu neza pe, bafite leadership cyane muri bo. Ariko intege nke bagira, bazi ko abandi bantu bose ari ibicucu, nibo bazi ubwenge bonyine. Noneho bakora amasaha menshi bashaka gukosora iby'ibicucu byangije. Niyo miterere yabo. Aho niho bagira intege nke. Mu byo bagomba kuzana ku musaraba harimo ubwibone, harimo inaringe, harimo ako kantu nyene ko kwiyumva kuri hejuru y'abandi. Na disikuru zabo nyinshi ziba zirimo kwiyumva mu by'ukuri. Abandi bantu bose ntaco bavuze, ni wowe gusa. Niyo mpamvu yakubwiye ngo tugiriya ibizapfamo hano hagati ntubimubaze, we hagushaka n'iriya. Ico bizagusaba ntukimubaze, ashaka ko muhurirayo. Icyo nashaka kuvuga ni iki? Mu mibanire yacu n'abandi dukwiye no gufasha abanyantege nke mu miterere yabo.
niba tubakunda, niba tugira urukundo. Njye nabanye n'umudamu, njye ndi umumelankolike, we ni umuflegmatike. Ni umuntu ukora ibintu neza ariko gahoro. Noneho mu myaka nk'ibiri ibanza byatunaniye kubana, nashaka ngo yihute nk'uko mbishaka, kandi ubwo atwita inda y'amezi nk'umunani. Noneho nkajya kutiruka, nkaza kubera ko ukora ibintu buhoro. Noneho afite inda nk'amezi 8, nagiye Nairobi ngura omo nyinshi, mwumva ko twitegura kubyara. Kuva ku muhanda aho imodoka yansize kugera mu rugo byari nk'ikilometero kimwe. Nyimanukana mu kaboko, nyihageza numva akaboko kananiwe. Ijwi hitira rambwira ngo ibyo biro wabigushira mu nda wabuciruka. Ndavuga ni hoya. Mbere yo kumusuhuza nabanje kumusaba imbabazi, kuko sinumvaga uko kuko njye nakuze mbyuka mu gitondo guhinga saa 11, saa 1 nkajya mu ishure, saa 6 nkahita nahura ihene nkaziragira ndimo gutasha inkwi, hanyuma nkazamukana amazi n'inkwi n'umwana mu mugongo n'ihene, nkajya gushaka ibyo kurya saa 2 bakajya. Ku myaka 4 najyaga gutasha inkwi mu gihuru nkagwana n'inzoka mfite imyaka 4. Ku myaka 5 nateka inkoni gasha nyine, kandi ubwo mvuye kuvoma ahantu munsi wacu, iyi inka itembye ikagwaye bayigarura ari inyama. Abantu rero nazamukana amazi inshuro ntabara. Noneho gushaka umugore rero muvugana saa 1 akaza saa 4, mana we. Muzikino nasabaga byansaba ko manuka nawe akazamuka tukagira aho duhurira kandi mu rukundo. Ibyo mvuze bishobora kuba kuri perezida wa korale n'abayoboye, bishobora kuba hagati y'umugabo n'umugore, bishobora kuba hagati y'abakuru b'itorero, bishobora kuba hagati y'abakorana umurimo w'Imana n'abakorana muri business n'ahandi. Kuko mu mibanire yacu harimo gukiranira imanza, habuzemo urukundo. Nitugira urukundo tuzumva abandi, tubafashe mu ntege nke zabo, hanyuma bizatworohera kubana n'abandi. Ahandi hantu hagaragara urukundo ruke, kandi navuze ko hakagombye kuba hari stock y'urukundo, ni mu idini cyangwa mu itorero. Isi ntigira urukundo, byo biri nta kindi wabihinduraho. Isi ntigira urukundo. Mu isi haba inyungu, ntabwo haba urukundo. Ahantu ab'isi bakwiye guhungira baje gushakira urukundo ni mu itorero. Iyo mvuga itorero nimwumvira ijyanyu cyangwa ijyacu, ni umubiri wa Kristo muri rusange. Bimbabaza iyo umushumba umwe ashobora gutegura, hanyuma abatangiriye isave n'abatangiriye igahini n'abatangiriye igihundwe n'abatangiriye abo bantu bakaba badashobora gusuhuzanya. Umuntu akashobora kuva isave akajya gutaha ubukwe bwa mwene wabo bavukana mu nda igahindi, bakazahita bagufunga, bakazahita bagushira inyuma y'itorero. Niba ahantu honyine abantu bari bakeneye kubona urukundo ari mu itorero, ariko bakaba badashobora kurubona, ubwo ahasigaye ni ku isi itagira urukundo. Abenshi ndavuga mu matorero biratworohera kubaka ubwami bwacu kuruta ubwami bwa Kristo, kuko ubwami bwa Kristo bubamo urukundo bwuzuye. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera atarimbuka ahabwe ubugingo buhoraho. Hanyuma biduha mu itegeko, aravuga ngo nimukundana nibwo bazamenya ko muri abigishwa. Ahandi hantu dukwiye kugaragaza urukundo ni mu mugisha Imana yaduhaye. Hano muhumve neza, iyo utitwaye neza mu mugisha Imana yaguhaye,
Imana birayibabaza. Kandi nanone ushobora kubona impamvu igucisha bugufi, kuko Imana irwanya bibona. Reka ntange urugero. Pawulo ari mu bantu twakwita ibihangange mu byo kwizera. Yigeze kuvuga ngo kugira ngo ntazirata ibiruta ibyo nemerewe, ngo nahawe igishakwe inkoni ya Satani yo kunkubita ibipfuza, ngo hanyuma asenga gatatu kose ngo Imana imukize, iramubwira ngo ubuntu bwanjye buraguhagije. Uyu mushumba wacu yigeze, sinibuka niba ari igitabo yabyanditsemo cyangwa ari inyigisho, ariko yavuze ikintu kidashobora kuzamva mu mutima. Yaravuze ngo yigeze gusenga ngo Imana imukoresha ibitangaza nk'iby'aba bantu vuga butumwa bari mpuzamahanga. Ngo Imana iramubwira ngo mushumba naba nkwishe, ngo nabwo wakongera kuryama, abantu bose batonda iwawe, ubwo umugore n'abana baba babihombeyemo, komeza ukuri biraguhagije. Wow, nemeranywa n'ibyo Imana yamubwiye. Hari ibintu Imana yaguha bikakwica noneho mu rukundo rw'Imana ikabikwima. Aho mvuze ni mu gukoresha impano. Umuntu asohora akarubumu kamwe katarakwira na Kigali yose, ipantaro agahita yambara nabi. Wamutumira agahita abanza kukubaza ngo urampa ngahe, kandi nabwo ubwo uraza ari uko yageze kuri konti cyangwa kuri mobile money. Hanyuma agatangira yemera ubutumire butanu umunsi umwe, bikarangira nta na hamwe agiye. Ibintu biri mu rukundo ruke, kutamenya kwitwara mu mpano n'umuhamagaro n'imigisha Imana yaduhaye. Dawidi ari mu bantu Imana yazamuye imugirira neza, ariko kuko atamenye uko yitwara mu mugisha, byarangiye akoze amakosa menshi, arimo gusambana no kwica no gukora amafuti menshi. Ni bimwe mu byatumye Imana itamwemera kubaka urusengero, kubera ko yari yarakoze nyine amafuti menshi ayakoreye mu mugisha Imana yamuhaye. Rimwe yigeze kubara Abisirayeli, abwira umugaba w'ingabo ngo mubarire ingabo batabarana kugira ngo yirate amaboko. Umugaba ngo aramubwira ati ariko mwami, abantu ko ari ab'Imana, Imana yagutabaye kera nta n'ingabo ugira, ubu utangiye kumva kuri. Aravuga ati itegeko si ugusaba, nkubwiye ngo barabaka. Arababara, ababaze. Imana yavuga ati Dawidi nuko utangiye, ubu nuko utangiye. Byaje kuvamo urupfu rw'abagabo 70,000 bazize mugiga ivuye ku bwibone bw'umwami. Bijya bintera ubwoba iyo dutangiye kwirata iby'Imana yakoze, kandi tukabyirata twakuye mu Imana, tugaragaza ko ari amaboko yacu, ari imbaraga zacu. Ngira ubwoba bw'ibizakurikiraho. Nzi abantu benshi bahawe umugisha, Imana irabazamura badafite ubushobozi bwinshi, hanyuma barazamuka bafatwa n'uyu mwuka. Akenshi birangizwa no gucishwa bugufi. Kuri nge twahitamo guca bugufi mu rukundo hataraza impamvu iducisha bugufi, kubera ko impamvu ziducisha bugufi ziba ziri ahantu hose. Hanyuma iyo tuvuga gutanga urukundo, nta muntu utanga icyo adafite mu bubiko bw'umutima we. Ntabwo wabona icyo utanga uramutse ubifite mu bubiko bw'umutima, wabona icyo gutanga. Tugarutse ku mibanire, nta muntu yananirwa kubana n'umuntu yihangana, n'umuntu uciye bugufi, n'umugwaneza, n'umuntu ubabarira. Nta wananirwa kubana nawe. Kimwe mu bizagaragaza ko ufite urukundo ruke, nubona abantu baguhunga, abantu batishimira kuza kuri wowe, batishimira kubana nawe, hari ikintu bahunga, kandi icyo kintu dushaka twacita urukundo ruke. Iyo urukundo ruhari mu mibanire yacu, twishimira ubudasa tukabwizihiza. Kuba tudasa mu mpano, tudasa mu miterere, tudasa mu mikorere, ntabwo ari ikibazo. Iyo hari urukundo, ibyo turabyishimira tukabyizihiza. Hanyuma dukwiye kubaho kutugengwa n'urukundo. Hanyuma rero mu gusoza, nagira ngo mbabaze, ni iki Imana itakoze kugira ngo tugire urukundo?
nasomye umugani Imana yaciriye Abisirayeli, iravuga ngo umugabo yakoze proje yo guhinga, ngo ashaka ubutaka bwera cyane, ngo arangije ubwo butaka buhinga mu buryo bwiza, arimburamwo amabuye asigaza ubutaka bwiza, ashiramwo n'ifumbire, ngo aricara ngo ashaka umuzabibu mwiza karite ya mbere aba ari yatera. Nyuma ngo atekereza ko hazaza ibyonyi, ashiraho clôture. Ngo atekereza ko n'izuba rizava, yubaka umutaka kugira ngo izuba ritica uruzabibu. Ngo atekereza ko uruzabibu ruzakenera n'amazi, acukura urwina ashiramwo amazi. Hanyuma atekereza ko uruzabibu ruzakenera n'umukozi wa buri munsi. Ngo yari yiringiye ko Banyarwanda namwe banyarwandakazi, mukurikije ibyo Imana yakoze, Imana yari yiringiye ko tukundana. Hari abantu nzi ninjira muri iki gihugu 9 gatandatu ngira ngo batari bafite ikintu na kimwe, ubuzima bwari butaryoshe cyane. Hanyuma Imana igenda ibaha umugisha, hanyuma ibyo Imana yari yiringiye kuri bo isanga n'indibo. Umuntu agatangira kumva umugore umwe atamuhagije, agatangira kubona ko akwiye kuganira n'abandi bagabo, anywa akantu, agatangira kubura umwanya wo kuza mu rusengero, agatangira kubona ko gusenga ari iby'abantu baciriritse, agatangira indibu zikiyongera pe. Nabibonesheje amaso. Hari uwo duheruka kuhora mu muhanda aramwe ngo Desire nzakugonga upfe, kandi ntitwaherukana. Namaze suzampora iki? Aramwe ngo nuko twasenganye ngo bikaba byarananiye, ngo kandi ukabuka ibirimo. Ngiyo nkubonye iteka ngo umutima uranja, ngo nibuka bya bihe twagiranye handi na hahandi, ngo nkumvisha abashiza ruko wapfa. Ibaze kuba umuntu asigaranye umutima umeze utyo. Ubugiye mu butabera ukareba imanza z'ubutaka ziriyo, kandi z'abavukana utagira ngo niz'abantu bakure, wibaza ubutuzi icyo Imana yakoze. Ejo bundi ko twese nta kintu twari dufite, ineza y'Imana ikweretse ejo bundi, ugera igihe wumva Imana utakikeneye. Imana uyibwira ko hatambika wakwijyana, utazi ko imbere hari ikorosi rizatuma uyishaka. Ntuzakora ikosa ryo kwimura Imana mu buzima bwawe, ntuzakora ikosa ryo kumva ko udakeneye Imana. Umugisha wose uzagera, icubahiro cyose kure hose uzagera, Imana izakomeza ibiyambere. Yenda ushobora kubwira Imana ati Imana ndi umunyantege nke, yego nananiwe na hano natsinzwe, ariko uracari Imana, uzamfasha mpave nongere nsubire ku rufatiro rwiza. Ariko ntuzakora ikosa ryo kwimura Imana mu buzima bwawe. Hari ingo nyinshi zitagira Imana iwabo, bayigira mu rusengero rimwe na rimwe baje hano, kandi abantu basigaye bahimba n'impamvu zo kutaza mu nzu y'Imana. Bene ntaci Imana yatweretse urukundo. Jenoside yararangiye, hanyuma Imana iratwubaka. Tumaze imyaka 30 nta ntambara ihari. Mwamere Imana icubahiro. Mwari muzi ko Somalia bamaze imyaka 30 bagwana, imyaka 30 badahagaritse? Muzi ko muri iyo myaka 30 Kongo itaratungana? Reka mvuge hano hafi yacu. Mutekereza niki Imana itakoze mutwereke urukundo? Niba yaratumye wigura imfubyi, niba yarakwambitse mu buryo butangaje, niba yaratumye ushaka hari abantu mungana bataragira ayo mahirwe, niba warabyaye hari abandi basengeye urubyara imyaka 50 ingana niyo umaze ushatse akaba utarabona umwana, hajya niki Imana itakoze ngo ikwereke urukundo? Igikomeye rero inyiturano y'Imana ni iyi. Icyo Imana idutegerejeho nuko twerekana urukundo. Umunsi umwe abantu bagiye muri Isirayeli, abongereza bigeze kwandika ijambo hejuru y'imva ya Yesu, kuri ububanza ritakihari.
iryo jambo riri muri Yohana wa mbere 3:16. Nararisomye ubwoba buranyice, nibwo bwa mbere numvishe ryinjiye mu mutima. Rivuga ngo iki nico kigaragaza urukundo icyo ari cyo, nuko Yesu yitanze ku bwacu, natwe ikidukwiriye ni ukwitangira bene data. Byibuze ukarokonesa ko Imana yakwambitse, ntubike imyenda 200 mu kabati udakeneye. Hari abantu bakeneye umwenda umwe wo kwambara. Byibuze ukibuka ko Imana yakugaburiye, ugashaka undi muntu wagaburira. Ibyo gusa byoroshe, ukabereka urukundo. Ukibuka ko Imana yaguhaye ihumure, ukibuka ko ari abandi bantu bakeneye ihumure, ubigizemo uruhare. Ibyo byonyine. Mu mibanire yacu dukwiye kugaragaza urukundo, kandi ku kigero nk'icyo wikundaho. Kunamisha amaso dusenge, kunamisha amaso dusenge. Numva ntacyo itakoze ngo twereke urukundo, yatweretse n'ururenze ngo twatekereza ko dushobora kubona. Iki dutegerejeho ni kimwe gusa, nuko tugwereka abandi. Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Isirayeli, uruwo kwizegwa, uruwo kwizegwa, uruwo kwizegwa, uruwo kwizegwa, uruwo kwizegwa. Ntabwo twabaho tutagufite. Watweretse urukundo ku kigero gikomeye. Turasenze kugira ngo dushoboze gupfa ku ngeso, dushoboze gupfa ku byo twibwira, dushoboze gupfa ku mitekerereze ya kera, dushoboze gupfa kuri kamere, kugira ngo tubuke mu rukundo, urwo rukundo ruhinduka imbuto twasangiza abandi. Warakoze kuduha agakiza, warakoze kuduha gutsindishirizwa, ariko turasenze Mwami, muri ya lisite ndende y'ingeso zikidutsinda, nyuma y'amasengesho cyangwa muri yo, ugira icyo ukora mu guhinduka no gusa nawe. Dushoboze mu guhinduka Mwami, dushoboze gupfa ku ngeso, dushoboze gupfa ku ngeso. Umwuka wera atumurikire iziri gushibuka n'izabaye ibigugu zose, uzikuzeho imbaraga zawe. Dushoboze gusa nawe mu izina rya Yesu, amen.